nkako yacitse intege. Aha mubona tuhamaze icyumweru ndakeka uyu munsi ni uwa gatatu. ni wa munsi wa gatatu. Njye nabonye ukuntu yari ameze mwese nawe ubwawe wagira ngo nawe ubwo bayibuye ko ari iminsi 3 ntabwo icyumweru kigeze. yawe sha yamani. Hello guys, reka nongere mbasuhuze kandi mbaye ikaze hano kuri Blaze Boy TV show, aho tuje kubashyirira ukuri hanze, aho tuje kumena umuceri umuntu witwa Mitsutsu. Ejo bundi ku itariki 24 mwabonye Mitsutsu ya uploading ikiganiro kuri Mitsutsu nanana, mubona ko Mitsutsu arembye cyane avuga ko arwaye, ariko ndaje ngo mbashyirire ukuri hanze. Ese ararwaye? Ese ntabwo arwaye? Nibyo nje kugira ngo tubikurikirane 5 kuri 5. Aho nje rero mvuga ko Mitsutsu arwaye cyangwa batarwaye, ndabanza mbahe proof za danje kandi zifatika. Ku itariki 23 niho Mitsutsu saa 5 z'ijoro yakoze live kuri TikTok, ari kuvuga ko ashaka gufasha abantu, akabaha ibiganiro, akabakorera ama challenge y'indirimbo agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri yarabivuze, aza guhurira kuri live n'umuntu witwa Sankara, baraganira baraseka. Mitsutsu nta kibazo yari afite nk'uko mubibona. Yatanze rero nomero ye, aravuga ati rero ndi gushaka abantu 5 yarababonye. Arangije avuga yuko azabaha ikiganiro ku wa mbere cyangwa ku wa kabiri. Ubwo ni ku itariki 25 aribwo none kwa mbere nkoze iki kiganiro kugira ngo shyire hanze ukuri. Mitsutsu ari kwigwaza ibintu by'amapuraka, turabihaze. Ikindi kandi rero ngira ngo mbabwireho kuri ibi bintu uko byakomeje rero. Mitsutsu aribwo ejo yasohoye kuri 24 yasohoye ikiganiro avuga ko arwaye. Ikiganiro babajije muganga wabo, bariganizwa, ndaza kubibereka byose, ngo yafashwe ryari, ngo hashize ngo icyumweru ngo arwariye muri ibyo bitaro, andi bivananamo ngo hoya ngo ni iminsi 3. Muri iyo minsi 3 kiretse yavuga wenda ni n'umunsi umwe cyangwa ni amasaha make yaje umunsi, twari kubyemera. Ariko urumva ko yivuyemo, kandi kuri 23 yarakoze live, kuri 24 ka uploading ikiganiro avuga yuko arwaye iminsi 3. Urumva rero ko ari ukubeshya. Ibi ni ibipuranka. Abanyarwandakazi mube maso, aba basitari barajya bababeshya bakuremo amafaranga yanyu, kuko Mitsutsu ntago arwaye. Reba iyi video utajya ngo nakubwiye ibintu by'ibipuranka, nanjye ibintu bidafite 12. Reba ino video abantu bikurikirane, urebe neza, uzumbwira uko bibonye, umpana comment. Hello turi kumwe umunsi ku munsi. Blaze Boy TV show, make ngore kwaguza subscribe, wandi tubane mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, tumena n'imiceri y'abantu bagenda bakora amapuraka kandi atari byo. Nahaye proof 23 yakoze live, 24 ya uploading ikiganiro cy'uko arwaye, 25 yatanze order ko hari abantu arajya guha ibiganiro, ariko 24 ya uploading ikiganiro yavuze ko hashize iminsi 3 arwari mu bitaro. Sinzi niba icyo kiganiro yaragikoze. Ni ibipranka murabibona namwe, reka mbareke mwirebere. Nari nabikinnye nta majwi arimo, ariko nyine murebe ino video, murebe ibintu byo kuri live harimo amajwi, mwumve n'ukuntu yari kuvuga. Twomeze twirebere. Ndi hano ngo tuvugane, requestinga mvugishe niba ari ibintu bya business cyangwa niba ari ibiki muzamure hano. Niba ufite channel ndagukubita ikiganiro ku wa mbere, niba ufite indirimbo ndagukorera challenge yawe ndayishaka kabisa. My brother requesting musaza. Salamu musaza. Muvandimwe. Man, nge nagari ibyo byacano kabisa. Nge najya ngubwira ndagukunda cyane, ndagufana. Ebana noneho nge video yawe sinanayirenga, nakoze kuri like, nakoze kuri subscribe. Ebana hano hose kabisa. Nge nicyo kintu nago nge naze ndi boromba auto.
shaka gusa ndagukunda kandi ndagufana biriya bintu ndabikunda cyane. Asante Biriya bintu ukora musaza, asante kabisa, asante urakoze kabisa. Ewa Sankara bimeze bite se sha musaza? Nukuri kw'Imana ndanezerewe, nukuri kuba mpaye umwanya wo kuvugisha Mitsu ndagufana bana sinzi pe. Njyewe nagufanya kuva nkiri muto, nukuri kw'Imana nanjye uzamara ryo gura nawe. Samubwiye se iki? Azimane wajya umbabarira man. Wajya umbabarira man. Imashini singiye mu cyumba cyanjye. Yemo ndareba filime. Yego. Mani nukuri ahubwo kamenta cyamo na comedy za kuri YouTube. Nakoze na subscribe. Ajya bavuga ngo iki? Sankara. Yo. Yewe uyu mugoroba nifuje byibura abanyamahirwe 5 nkabaha amahirwe. Niba uri umuhanzi nkaba nagukorera challenge, urabizi ni ibintu biba bigoranye. Cyangwa se niba ufite YouTube channel unyuzaho ibiganiro, hari ukuntu abantu baba baratuze, ndashaka kugufata nka ku blessinga ngiye ukamboneraho uwo mugisha basi ku munsi wo kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri ukazaza nkaguha ikiganiro, ariko byibura abo bantu 5 nibo nshaka. Ubu hasigaye umwe w'Inyagatare w'indirimbo, namuhaye nimero ya telefone yanjye, yaranyandikira mpereza link ya telefone. Link challenge yo mu gitondo nanayikora, zayipostinga kuri Instagram yanjye, TikTok na WhatsApp. N'abantu bafashije rwose kabisa, n'abafana. Ari ukuntu umuntu nyine aba yaratubuze ku buryo umuntu aba nyine umuntu akaba avuga ati uriya muntu namugeraho gute kugira ngo ampe ikiganiro, namugeraho gute kugira ngo ankorere challenge. Ariko niba ari umufana wanjye agomba kumboneraho amahirwe, agomba kumboneraho umugisha, akaza hano twakubitana no kuri YouTube nani hano kuri live akaba yamboneraho uwo mugisha. Bashyizeho na nimero za rwose bagomba kubakwandikira.